urumwe mu banyamakuru bakurikiye cyane kesi imaze iminsi ivugwa mu itangazamakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni kesi y'uwitwa Kazungu Denis cyangwa se y'uwiswe Kazungu Denis kuko naje gusanga imyirondore ifite kuntu ari myinshi niyo ngiye ubundi yo ni wewe Kazungu Denis ni wewe wari cyangwa se wagiye mu Busanza ahabereye iki cyaha yego agiyeyo pe wagiyeyo ukigera mu Busanza ukigera kwa Kazungu Denis ni iki kintu wahise ubona kidasanzwe jarasha ari ahantu kwiko Imana utari umutekinisiye w'ubwicanyi ubundi niyo wahakorera n'icyaha pe ni ahantu rwose ubona kari ku Karubanda abantu hariya bamuzi nka Kazungu iryo ryo niko bamuzi bigahura nuko mu ruforojiko mameze n'ubundi ni Kazungu hahandi bagera aho bakabati bundanenze no kuba Kazungu ni Meti Kazungu rero iryo zina no mu nzego z'umutekano zagaragaje ko nyine ari Kazungu Denis ku mwirondoro nyawo ariko mu gupanga nyine bw'inzu akaba agaragaza ko yitwa Sibomana Eric hanyuma kuri mobile money ubwo matransaction nabo bayacunze mobile money ajya kukohereza cyangwa se umwoherereza ubwo nimero yaguhaga wabonaga ko yitwa Joseph Nshimiyimana ndumva ari gutyo yego twanatungurwa no kumva hari umukobwa wajeyo ukumva aratatse hari gihe batakaga rimwe tukagira ngo ni ibyishimo by'abagore akicyo mbabwiye cyo ntimushaka kunyumva ariko ubundi namwe kwanza kuba mudashaka kunyumva namwe reka mbatoroke nigendere agatima karaza atereka he tumutega amatwi tega amatwi ati uziko cya Kazungu ari gisazi tuziko yica abantu atuzi yuko buriya yambwiye ngo ni inkuremo imyenda ati ndayikuriramo iki ati noneho ati nyikuramo ati we yikuremo nta kibazo ati nyikuyemo ati hena ati akuramo ibintu bye abishyira ati ndashyira mu kibuno abishyizemo arataka umwana aratakagwa nk'ahari uwo nguwo yishe basaga ubanza ari nawe Sibomana Eric kuko hari umuvandimwe wanyeretse n'ifoto ye muravuga ati uyu niwe Sibomana Eric na Denis yishe kugira ngo akoreshe indangamuntu ye noneho ntabwo nibuze kumuvuga nyine uwo mwana uwo musore aza kuburirwa irengero aburiwe irengero Eric Kazungu Denis Kazungu afata telefone ubwo kwa mbere yaramutorotse agenda yiruka yambaye ubusa n'ibirenge bamuteza utwambaro Kazungu aramwirukankana agiye kumwinjirana mu rugo rw'ahandi yari yirukiye ruguru muri metero 150 cyangwa se 100 nyiri urugo afite afata igiti cy'umwumbati avati yageze hano yatabaje yaje atabaza uranyinjirira mu nzu nguje kukuramo umuntu ngo umugirire nabi turaserera Kazungu arabareba ati nibyo mu nkoze ati kwanza wowe nawe ufite umukobwa ati nawe nzamugirira nabi ati kwanza nizo hene zanyu ziza hanga imwe nzayifatanyirye cyangwa se nyimanike ku giti cy'amashanyarazi nguhe urugero rwo kunzagira umukobwa wawe uwa kabiri yari yamuziritse arasakuza urumva arasakuza cyane baza gutera amabuye baje gutera amabuye uwo wa mbere ariko wirutse yabageze hagaragaza ko yakomerekejwe ku myanya y'ibanga yakomerekejwe ku mukondo na hano yamuteye ikaramu ibyo ngibyo kwanza gukubita no gukomeretsa ni icyaha ubwacyo gikomeye icyo ngibyo bibaho wa kabiri arasakuza baravuza induru barabyumva bumva ntizisanzwe ntago ari zazindi zijyanye n'ibyishimo baraza barumviriza bumva birakomeye ko kubatera amabuye Eric arasohoka ngo yiririmbisha ibiswayire by'indirimbo za gospel Kazungu amaze guhimba indirimbo za gospel avati muruze indirimbo za gospel nta n'icyabaye abatarika mwe muhagaze aho nta kibazo bisubireye bumva umukobwa arongeye arataka bate wapi kabisa baragaruka bati uwo muntu apfira aho ngaho ugira ikibazo asohokana none ajya kubiyama donc no kubikiza wa mukobwa nababoneraho
asohoka yiruka yagize igihunga Kazungu asiga adakinze wandi n'abahita vamo nakubwiye ko ari imiyenzi wabona aho uca kubyamira kose wanarusimbuka n'uwo uvugwa wirutse yambaye ubusa oya uwo ntago ari wo wibutse yambaye ubusa uwo nawe yirutse uko nguko aratoroka aragenda nyine aravuga ati uyu muntu ni umwicanyi mu mucunge noneho hari undi wirutse. Bantu mwese mwifuza kugura ibintu byiza byizewe kandi by'umwimerere bivuye mu bihugu nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubuyapani, Ubushinwa, Turukiya, Ubuhinde ndetse na Dubai, kuri ubu biroroshye cyane. Gana Global Shippers Rwanda ikugezeho icyo wakenera cyose, yaba kuri Amazon, eBay, Alibaba ndetse n'andi masoko mpuzamahanga yose. Umwihariko wacu nuko yishyura 50% nka avance, andi 50% asigaye ukazayishyura icyo watumije kikugezeho. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri izo telefone. Alright, Jaras Official TV turabasuhuje abakurikiye Jaras Official TV, abakurikiye Ibigwi TV cyangwa ITV Rwanda aho muherereye, twizere ko mumeze neza cyane. Nongeye kubaha ikaze ku makuru n'ibiganiro tubagezaho umunsi ku munsi. Nkaba ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wacu mumenyereye kuri ITV Rwanda cyangwa se kuri Ibigwi TV. Uwo nta wundi ni Bwana Jerome. Yes. Komera cyane Jara. Uraho. Umeze utese? Umeze neza. Jarasisha. Tere ndi wowe uzambukiranya hasi no hejuru. Uri mu bantu bansimbuka imigende zamuka ibibaya. Uri mu bantu bajye bagira exclusive videos zo kuri tele. Kwaraho nsanga bantanze yora. Ari inkwakuzi hari. Ari inkwakuzi. Nawe rwose nawe uri mu bantu batajya bacika. Ikibuga mwana kugihanganira aho biragoye. Uzi kugira ngo uryana abantu exclusive cyangwa se ufite umuti wihariye wawe. Nibindi bikoroga ubwonko. Yego. Byatuvunye yego. Yego. Ariko nako tugerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo abantu babone amakuru nyayo. Karite yo kujya kuri tele ubona ari iyihe cyane? Karite yo kujya kuri tele nk'umunyamakuru bundi nta munyamakuru udakora tele. Arakubeshya umunyamakuru. Niba uri umunyamakuru manuka imisozi ukazamuka iyindi ukinjira mu bibaya ukayatara. Bibaye ngombwa no mazi wajyamo. Kabisa. Ayo byo kuvangura icara hanga ngo ugire ibyanditswe ngo usome ngo cyangwa usesengure. Jyayo mwana. Ni lazima. Jyayo. Ntangiye nyo nkwentroduza gutyo kubera ko uri umwe mu banyamakuru bakurikiye cyane case imaze iminsi ivugwa mu itangazamakuru mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ni case y'uwitwa Kazungu Denis cyangwa se y'uwiswe Kazungu Denis kuko naje gusanga imyirondore ifite kuntu ari myinshi. Niyo ngiye ubundi. Uwo ni wewe. Kazungu Denis ni wewe. Wari cyangwa se wagiye mu Busanza ahabereye iki cyaha. Yego. Agiyeyo pe. Wagiyeyo. Ukigera mu Busanza, ukigera kwa Kazungu Denis. Ni iki kintu wahise ubona kidasanzwe? Ubundi umunyamakuru kwanza mbere yuko amara amatsika abantu nawe ubwarabanza akayimara. Buriya nkimara kumva ngo umugabo ngo wicaga abantu ngo akabihambira ngo yafashwe na RIB. Hase umuntu arafata mwana akabica akabihambira isambu yabatangira gushyiramo tudetaye dukeya turi tutamara amatsiko. RIB itangaza amakuru ku buryo utakumva ko ari ibintu byacitse. Nyamara bira bintu byaracitse cyane. Ariko itangaza inkuru kavuga uti ku buryo utagize amatsiko we nk'umunyamakuru wagira ngo nta n'inkuru ihari. Kandi umuntu yisha abantu n'umubare bavugaga RIB yo nta nubwo yavuga umubare, yavuga ati twafunze umugabo witwa Kazungu Denis wicaga abantu akabihambiriwe. Ushobora kuvuga uti n'umwe ni babiri ni batatu cyangwa se ukagira amatsika akomeye yo kubasa abantu zindi bangahe. Noneho ugahita ukora ishusho yawe. Hari ukuntu ubwonko bita bukora ishusho nka za zindi bita ngo computer generated images.
ukavuga uti aho hantu urebye ni ahantu ubona ko hari kondanse abantu batuye cyane hahandi buri wese amenya utwe yinjira undi asohoka buri wese agenda donc umuntu akihugira akaba yakora n'amafuti ukimagine ugashushanya abana rero bw'aho hantu ni ahantu hameze wenda nk'inyamirambo abantu bari benshi ku buryo umuntu aba yihugiye agiye kuhagera nsanga jarasha ari ahantu ni ukuri kw'Imana utari umutekinisiye w'ubwicanyi ubundi ntiwahakorera n'icyaha pe ni ahantu rwose ubona ko ari ku Karubanda ahantu se nwese nucishijemo amaso mu miyenzi wareba n'ikiri gukorerwamo imbere ntihazitiye bifatika hari ukuntu bazitira bagakora urugo ariko bagacinyira ukabona ko yego barufunze kabisa ariko ahandi hafite ibihanga n'umwana ashobora kuza akina akaba yinjiyemo none gusanga rero abantu nk'aho ngaho hariho habera ibyaha biriya ni ibintu bibanza kugusiripurena kamemo ukareba ukuntu inzu ni inzu idashamaje irizore ahantu muri sirifase ku buryo ujya kugera ku zindi ngo uvuye aho iyo nzu iri kugera ku zindi ngo harimo nka metero nk'ijana 150 cyangwa se 100 wenda ariko ni 150 ngewe nkurikije uko nayo nabibonye ubu akaba ari wo muntu ukuri hafi utuye hafi ukuvuga ari inzu yitaruye iri ukwayo yibereye muri za makadamiya ahantu rwose hitaruye utakekera ubwo ntabwo cyaba se cyaba ahubwo ari cyo umuntu yashingira avuga ati ni inzu yari iri ahantu hanyaho gukorera ibyo niyo mpamvu ahubwo abantu b'abanyabyaha nka bariya n'ababa barateguye kuko urebye ni nk'umushinga w'igihe kirekire yarateguye w'ubugome nyine ufite inyungu cyangwa se utazifite nk'uko bikiri mu investigation ngiye kuba investment bijya bibaho gereza idiri zirazo ko nta n'uwazidutumye urumva umuntu aravuga ati ibyo ari byose nkora ibintu aha hantu ntuzanteka ko harimo ikibazo kibera aha ngaha ku buryo ureba ukavuga uti se ahantu abantu bazajya bumva bavuga bati ni ahantu hasanzwe hatatuma umuntu hatemerera umuntu gukora icyaha uko bimeze kose ntabwo wowe wavuga uti umuntu wateguye kwica undi yamwicira haba ari nijoro cyangwa se ku manywa ariko umutipe yavuze ati ahantu ntibazahakeka reka nibera aha ngaha tipe avuye iyo za Remera numvaga za Nyabisindu aragenda yirokatinga hariya ni ukuvuga ngo Kazungu mbere yuko ajya mu Busanza yiberaga za Remera za Nyabisindu ariko yaciye ahantu henshi harimo haraza havugwa amakuru menshi yuko yanabaye Rubavu naho ashobora kuba yarakoreye amadega ibyo ngibyo ni akazi k'ubugenzacyaha ariko nyine iyo amakuru atugezeho twe tuyavuga uko twayumvise tukagerageza gukora ubushakashatsi bwacu mu mbaraga zacu ariko jya wemera ko dufite imbaraga zitari nyinshi ziba zihari zirahari ariko ntabwo zihagije cyane buriya nk'uru rwego rwa RIB rufite ubushobozi n'uburyo bikaba no mu nshingano mu kugenza ibyaha rwarwibitseho amakuru wa mugabo menshi cyane ubu rufite amakuru menshi cyane sinzi nava ngo dushonje duhishiwe kuko nta rundi rwego ntekeza ko washakiramo inkuru ya Denis Kazungu ngo uyibone nk'uko wayikura muri RIB so rero ubugeze kwa Kazungu wari wavuzwe nyine n'ubundi na RIB mu ijwi ry'umuvugizi wa RIB avuga ati twataye muri yombi witwa Kazungu Denis ibyo biba bivuyeho abantu bati ese ni Kazungu nk'izina ese ni AKA ukigera kuri tele kimwe mu bibazo ngewe na n'ubu nkibaza waba warabashije kumenya umwirondoro nyakuri wa Kazungu ese bimwe mu byo waramenye ni ibiki bijyanye n'umwirondoro wa Kazungu abantu hariya bamuzi nka Kazungu iryo ryo niko bamuzi bigahura nuko morphological ameze n'ubundi ni Kazungu hahandi bagera aho bakabatubundi no kuba Kazungu ni Meti musore w'iboga ni ngo mwiza munini ufite uburebure butari burebure cyane kuko abaturage barakureba baturebye ukungana uko wowe batangaga urugero kuri nge bati ni umugabo ufite ibiganga ariko kurushaho uburebure wo mukuntu ho katoya ariko mbese mu rwego rwo kumugaragaza nk'umuntu nyine abantu bakobwa banashidukira cyane urumva ariko urebye mu gihagararo musa nkaho mwaba mungana ariko none akakurusha igihagararo none harangiza akaba umuzungu koko yego bati rero nundi
yari umutipe uri genere, ufite ukuntu azi kwakira abantu ku buryo nta wamukekera ikibi icyo ari cyo cyose. Noneho rero ngo ubwo yabaga akubitanye n'inkumi, iyo yajyaga kuzitereta kuzikura, zazaga ziruka ziba ati none tubonye umuzungu, kuko buriya ngo abamuzi physically, wa musore kabisa, inkumi yahagaze imbere afite siyasa ze n'udufaranga twe zishukisha, yabanje kuzigurira, kuzibwira ati tujyane iwanjye, bavate katujye kureba katuvumbure n'amatsiko y'ahantu uyu muntu usa gutya. Abahageraga bose rero bajyaga batangaza ahantu adaheruka gukuburwa, ahantu hameze nk'ubwigunge, uyu mugabo mwiza gutya niho yibera, yabagezamo imbere undi agatangira kubacurika. Nuvuga ngo hari ukuntu ureba umuntu inyuma ku manywa mu gahuru ukabona umuntu ni muzima, noneho bwamara kwira agahita ahinduka intare. ubwo yamara kubageza mu nzu, wenda yamaze kubaprofitaho ibyo ashaka kubaprofita, swati kubasambanya, kubacurika, akabakuraho ibyo babitse n'amatelefone n'ayo mafaranga, ubundi yahitaga ahindura isura, iyi nzobe igahinduka igikara, bakabona umuntu agrowinze, ndavuga urabona intare iyo izamuye imikaya, ibintu by'ingabita grife niki imikaya harya imikaya ni ya hano yangiyo ni imigara simbizi izo y'umugara ze umugara ni uwa hano ubundi ndavuga inzara ukabona umuntu ameze inzara, ukabona azanye imico y'ubwicanyi. Kazungu rero yabanaga undi. Hanyuma warumbaje tumwirondoro, bazi Kazungu. Kazungu rero iryo zina no mu nzego z'umutekano zagaragaje ko nyine ari Kazungu Denis ku mwirondoro nyawo. Ariko mu gupanga nyine bw'inzu akaba agaragaza ko yitwa Sibomana Eric. Hanyuma kuri mobile money, ubwo matransactions nabo bayacunze, mobile money ajya kukohereza cyangwa se umwoherereza, ubwo nimero yaguhaga wabonaga ko yitwa Joseph Nshimiyimana, ndumva ari gutyo. Yego. Ngo rero umugabo ujijinganyije abantu bakwiriye kumenya ibye, mu myirondoro ye itatu yagiye ajijishaho bitewe n'icyo ashaka. Yego. Ariko kominoma ireko ni surono de Eric Kazungu Denis, ubwo indangamuntu ye niko igaragaza. Ubwo rero twarahageze nyine tuganira n'abantu, bagerageza gutanga ubuhamya bw'uko bari babanye, ukuntu ari umugabo wakundaga abana, usekana nabo, ukina nabo, akubwira buryo kiba ari hafi no gushinga, yari hafi gushinga ngo nk'akarabu se, ni ikintu nyine abana bahuriramo, akajya abatraininga nyine bakunda gukina tu, ukabona ko nyine afite arenterese. Ubwo akaba ari we Kazungu wicaga n'abantu n'uwo kumanwa n'undi nijoro n'undi, cyangwa se ari mu bikorwa bye n'undi n'uwo wa undi w'umuji ushobora kujya kuri butike agasanga abantu bari kunywa byera akicana akanywa bagahita baciringa, akanagura asanga igishe cy'akakikubitira aho ngaho, bati wawe yahura n'umuturage akamusekera, ati umuturage umwe yaravuze ati hari ukuntu rwose mwahuraga akagusekera ku buryo rwose kugira ngo umushushanye bidashoboka, kugira ngo utekereze icyo kintu. Habaje nese wabonaga aseka yishimye, cyangwa yari nyamusekana imbere, atera kada yari yishimye rwose ku buryo natwe twanatungurana no kumva hari umukobwa wajeyo ukumva aratatse. Umwe ati buriya yaratakaga, hari igihe batakaga rimwe tukagira ngo ni ibyishimo by'abagore. Ibyishimo by'abagore se bwo ntubyumva, kumva ko yageze kuri bweje kuri bwe kavuga ati ubwo ni ibyishimo by'abagore. Reka dusuhuze abagabo bagera kuri G-Sport. Kuri Pweje kabisa. Hanyuma rero urumva abo babashije gutabaramo nabagerageje kuvuza induru mu buryo bwumvikanisha ko umuntu arimo kubabazwa, arimo gutocaringo. Ubwo urahageze ureba imiterere y'urugo uko hameze, abanyamakuru benshi nabonye kimwe mu bintu bavugaga ko cyabasanganiye ari umunuko. Sinzi we niba warahagiye mu bihe hari hakiri imibiri, cyangwa ukaba warahageze wenda imibiri yahakuwe.
ntabwo twahageze bari ku excavatingamo imibiri, twahageze bayikuyemo yanajyanwe, ariko twabonye ibisigazwa nk'imbavu narazibonye ndanazifotora, utwenda abakobwa baga bambaye tw'imbere wabonaga ko nyine twaboreyemo aho ngaho, ariko badukuyemo turaho, n'imibiri yashengutse, ariko nanone ubona ko witegereje neza ubona ko ari umubiri nyine watangiye kubora, ariko utajugamiye. icyo bavuga ko imitwe yabaga iri kumwe yonyine, imitwe urumva ibisigazwa by'imibiri bishobora kwerekana ibimenyetso, ibyo ngibyo barabijyanye, ntabwo twabonye utwo duhanga, urumva nabo ubwabo baratubuze, hari utwo babuze ariko baratubuze, banze imitwe yose yajyaga yicaho akayijyana ukwayo agashyingura igihimba gusa. ni ukuvuga ngo hataburuwe imibiri idafite imitwe, ku buryo bareberaga nko kuri aya magufwa wenda y'amaguru bakavuga ati bayita tibia harya, bati uku ni ukuguru, ubwo tubonye amaguru abiri bagakora vuga ati ukanwe n'ay'umuntu umwe, ubwo niko nge na samplinga, noneho babona ahura n'umubare runaka bavuga ati uyu ni umubare runaka. Abaturage rero aho ngaho bafite amakuru yuko mu gihe Eric yivugiye abantu 6, abaturage birumvikana, ntabwo abaturage bahegereye mu gutaburura iyo mibiri, bavuze ko babonyemo abantu bagera kuri 12, ariko abandi baraza bakavuga 14. hari naho nabonye banditse imibiri y'abantu 17, mirongo 17. urumva rero haracyarimo amakuru atandukanye ku bijyanye na precision y'abantu yishe, ntabwo biri defini neza, gusa ubwo turacyategereje inzego. iki cyo kuba se ngo hari umuntu yishe basaga kugira ngo akoreshe ibyangombwa by'icyo, hari icyo wakimenyeho kuri tele? uwo nguwo yishe basaga ubanza ari nawe Sibomana Eric, kuko hari umuvandimwe wanyeretse n'ifoto ye, baravuga ati uyu niwe Sibomana Eric na Denis yishe kugira ngo akoreshe indangamuntu ye. urumva noneho yayifashishaga nanone mu kwandika ku nzu hari mu gupanga, mu gukodesha inzu. ubu ngo rero ashobora kuba ari umwe, ariko hari undi muvandimwe w'inshuti yanjye wari warigeze kumbwira ati nabuze murumuna wanjye cyangwa mukuru wanjye, murumuna we, ariko urumva yambwiye story sinayitindaho cyane ku buryo ntafatamo buri ka detail. Yego, ambwira ko nyine ibintu yaragiye, yari umutipe utangiye kwiyubaka, utangiye wiyubatse, kandi n'abantu bavukiye muri uyu mujyi wa Kigali, ariko kwa kundi utangira kugira icyo ugeraho ukidetasha n'ababyeyi ukajya muri ghetto. rero uwo muvandimwe akaba yariganye na Eric muri Remera Catholique kera ari abana, ubwo bakomeje no kuba inshuti, ubwo wenda bakomeje kugendana cyane. noneho ntabwo nibuze kumuvuga nyine, uwo mwana uwo musore aza kuburirwa irengero, aburiwe irengero Eric Kazungu Denis Kazungu afata telefone, ubwo nkurikije uko yansubiriyemo story, ko yarambwiye ati icyo gihe yarabimbwiye ati twabuze umuvandimwe turashakisha turamuburana, n'ubu turategereje ngo azava he cyangwa se ntazaza. ariko iyo utashyinguye umuntu wirinda kwemeza ko yapfuye, nta kiba kibyemeza cyo, donc n'umutungo we ntiwawiyampara cyangwa ngo wihereze utabifite uburenganzira, kuko nta rwego rubishinzwe rubifitiye ububasha rwaremeje ko umuntu yapfuye mu by'ukuri bamuheba. noneho ibintu basanze icyo gihe abura, basanze ibintu Kazungu bakundaga kuba bari kumwe, avuga ati yanyoherereje message impa uburenganzira bwo kujya gufata ibintu bye, ngo kuko we abayabuzeho mu gihe kitari kigufi. urumva Denis ni hatari yari hatari, Kazungu ni hatari, ngo abayabuzeho mu gihe kitari kigufi.
ubwo ibyo bintu basanze n'ubundi yaranabifashe yarabishyize iwe Kazungu abifite birimo vuba Kazungu birimo amayekara nyuma y'uko uwo muntu abuze yafashe imitungo ye ariyegereza anavuga ko yamuhaye message ivuga ko agomba kuyiba yifite ntabwo yaranayiberetse yayiyoherereje ubu nibwo barimo kubona qu'est-ce qui s'est passé urumva jara umujyi mwana ni ishyamba ni ribi cyane ahangaha barimo inyamaswa zose bon bafayoringa ikirego hibu irakurikirana bibura icyo bifata habura ibimenyetso habura trace bararekera bategereza ko Imana izakora ibitangaza umuntu akaza ariko ubwo Eric ntabwo ari mushya nyine muri bo urumva Kazungu Denis ariko Eric kukiri kunzamo riri guhura na rya ndi ry'ikimisagara byaho ikintu sagara yitwaga Eric Kazungu Sebanani Eric Kazungu siko yitwaga ntabwo rero Kazungu none nawe yitwaga Sebanani Eric Kazungu none uyu nawe yita Eric mu buryo bw'ubufarisifikasiyo Sebanani Eric akazamo Kazungu urumva ni ibintu bihurirana ukibaza ni atari kabisa n'ibiki noneho bagiye kumva bumva umuntu ribu yamufashe ngo yicaga abantu sha baratungura bati kumbiro tipe agira atya dufente ngo umuntu ngo yamwoheje message ngo abuzeho ngo by'igihe kirekire dumana yitwereke tuyibone kumbe yaramuri gase ajugunya ahantu ubundi ubwo ushobora gusanga ibyo bikoresho barahise babimwaka barabibika bati siko yari inshuti ye wajya kubeshyera umuntu ngo yamwishe bitanagaragara nta fact nta kintu ubwo rero bahise babyutsa dosiye bushya ejo bundi avec iroka ya Kazungu bahise babyutsa dosiye bushya ngo ni April 5 nabo babyukiye bajya kubyutsa dosiye bushyashya ku buryo nyine ubwo nayo iri gukurikiranwa mu zindi zigenda ziza urumva buri aba bagenda bakira amakuru y'ahantu hose Kazungu yanyuze bagaragaza ko abantu bose babuze muri ubwo buryo Kazungu agomba kuba yarabanyujije mu buryoye uwo rero mu makuru wakizera nka 80% atangwa na ba nyir'ubwite nuko nawe agomba kuba ari mu mubare wabo Kazungu yavanye ku isi yivuganye hanyuma rero ura Eric Sibomana we umuntu yanyeretse amashusho yanyeretse ishusho ye yangaragariza n'uburyo cyaganiraga na mwene wabo nabo bamaze kwemeza ko nyine we noneho ariko mu buryo buri konkret ko Kazungu ari we wamwivuganye agomba kuba rero ari uwo nguwo yashyinguye aho ngaho Kazungu ni hatari nyamabara uko rero wigeze kuvuga ngo wahageze ngo wumva ngo umwuka umeze gutyo hari umwuka mubi kamemu aranukaga pe n'abahakoreye ama stand up pistol cameras bagowe no kuhakorera akazi natwe twahageze nyine umunuka ari umunuko kubera iyo mibiri yashyengutse nyine ntabwo byari byoroshye kuhakorera abaturage rero bo batanga amakuru jarasha abaturage batanga amakuru ahubwo dore ikintu ngiye mbona numva ngiye ntashyigikira ari ukuntu umuntu atanga amakuru nkaho inzego zibishinzwe zibe iza gisivile n'iza gisirikare cyangwa se iz'umutekano cyangwa iz'ubugenzacyaha ngo zibifate nk'ibintu bishyushye bya osekuru birinda ku donc kwa kundi bahora bavuga ati abanyamakuru mujye mwirinda byacitse abantu mujye mwirinda gushyushya ariko burya ikintu cyose kivuyemo umuntu akagaragaza nk'impungenge aho yamaze kubona ko cyamukomereye kandi ari ikibazo gikomeye cyane buriya hari ikintu bita procedure burazica ibintu jaho zira procedure ziteganywa n'amategeko zo kuburana zo gukurikirana ikintu zo gukurikirana ikintu burazica ibintu hari igihe kigera uko ikintu gitinze niko kigenda gicika intege uwari ugifitemo intege umuntu ashobora nko kukurenganya ukagenda wenda ku kagari arakurenganyije wumvaga bakagombye kwita bagutabara mu buryo bwihuse yego ugasanga birasaba ngo babanze donc arakurenganyije wenda ugiye nko kuri RIB nk'ubu wifashe umuntu akagukomeretsa cyangwa se ukagira gute ukirukira kuri RIB ntabwo bakwakira ukirukira gutyo gudenka ukavuta dore ndavirirana urabona uko byagenze gute
ntabwo bakwakira bigenda bite bagusubiza inyuma iyo babona ugifitemo agatege bagusubiza inyuma ngo genda umudugudu wanze ukore raporo ushobora no gusanga bibaye muri weekend ngo hanyuma akagari gatereho kashe kuko umudugudu nta kashe igira no kugaruka warakize ugaruka warakize n'umujinya waragiye ariko procedure ye ribera procedure ni hatari uriya procedure nicyo kintu yica abantu urumva procedure ituma n'abantu badakomeza gukurikirana aya makuru tuyageze ku musozo buriya kwa kundi abantu bavuga ngo ese ngo ko watinze guhisha ngo uragira ngo ntahe ntariye umuntu akagucira mu gati byawe ni biryo wiziritse cyangwa se uwihambiye burya kugira ngo ugere kuri buyo kuba wahawe serivisi mu bijyanye n'ubutabazi biba byagusabye kwihangana hari abantu badashoboye kwihangana hari abantu baba bari igihe cyabo mu mafaranga afata ubundi gutakaza amafaranga ni gutakaza ikintu ugasanga muri procedure birapfuye abantu rero bajyaga batanga amakuru bigasaba za processes bigahita bikubitana na bwa bunebwe cyangwa se ukutabyitaho kwa banzego zibanze kwa bamutwara sibo no tanga kiragagira abatari ko siko umuntu mbona batabyitayeho wenda utararengaho Jero utararengaho hari mu kiganiro nagiranye na Karijya ku munsi washize hari ikintu yavuze numva nicyo wenda bigendeye n'ukuntu nanjye mbona ibintu hano buri wese n'umuturarwanda bafite hatuye kijyanye n'ukuntu inzego z'ibanze akenshi intervention yazo iba ahantu zifite inyungu bari raporo ya intervention y'umuturage hejuru y'icyo kintu waruvuze kijyanye no kuvuga ngo umuntu barabanza kumusaba raporo wenda ibyamubayeho n'ibiki hakabaho gutinza ibintu ikintu cyo kuvuga ati inzego z'ibanze ziraza mu kibazo cyawe nk'icyawe ku giti cyawe ni hatari uzarebe ahantu umuntu wenda yubatse nta cyangombwa urebe ukuntu bahagerera rimwe urumva urebe nyine mu kintu gifite ukuntu kiri bugarukire mu buryo bw'inyungu bw'amafaranga kihuse mwana jara ibintu rero ibyo ngibyo uvuze byo mbifiteho ubumenyi bwinshi cyane ariko imikorere y'inzego z'ibanze yo ahantu hose nanyuze niba atari hose ni nka 90% nibaza ubundi izi nzego z'ibanze ukuntu zikora ubundi koko zikunda igihugu ubundi se ubundi duhereye mu bushorishori perezida akaba yarabizeye akabaha inshingano uko bagenda bavuga ngo ubuyobozi buri decentralize niko abantu bagera hasi bibereye abantu basanzwe utamenya ibintu barimo cyakora inyuma yo bari kurimba za ndirimbo ngo ibidakwiye nibibona nzabivuga uri ra ndirimbo nzahora nyibaheraho challenge bafite ibintu babona shabye ibidakwiriye byinshi by'uruhurirane ariko se barabivuga sha ngo nawe bisenya ndeba ubwo ibintu birakorwa hari umuntu twigeze kuganira nawe yarimo atabaza avuga ati rwose barandenganyije avuga ati ariko rero atangamo agatekerezo nyine wenda kadashobora gupfa kwakirwa bati ubundi ba mudugudu umuyobozi w'umudugudu bazakore ku buryo kabakazi abazingaru umukozi wa leta nyine uzi ko ukwezi kurashira akagira ikintu abona naho gushyiraho umuntu ngo mudugudu ngo umukorera bushake ngo na komite bari kumwe naho cyane cyane bari muri uyu mujyi wa Kigali bakwiriye kubaho nako karabagonga se byoroshye ahubwo karabagonga kabisa karabagonga kanababaza ahubwo umuntu ugasanga umuntu amusabye serivisi yemererwa n'amategeko ngo none se ngo harimo ikintu ngo uramfasha ngo déplacement ngibiki umuntu aramubwira ati bazashyireho abantu bize kwanza bazi bafite n'akazi cyangwa se bakagira akazi babe bazi ko izo nshingano bazihemberwa pana kuvuga ngo naba volontaire umuturage ajya kubasaba serivisi ngo urampemba se ngo niwe wampaye ngo ngara akazi wampaye aho ngaho kiba ari ikibazo rero hanyuma rero ntabwo ndagusubiza abavandimwe hari n'igihe umuntu nyine aba yubaka ibyo bintu bitemewe n'amategeko yaranabahaye akantu akenshi mu mujyi wa Kigali niko bigenda bamwe mu makaritsiye atandukanye ugasanga bahaye akantu
ugasanga ntibashobora no kumufataho icyemezo cyane yewe no kuhagera ugasanga baraza baseta ibirenge birebeshwe iruhande birebeshwe utuntu tudasobanutse aho kureba aho bakwiriye kureba birebeshwe iruhande bica ntabwo uza amakaritsiye bica ibimenyetso haba harimo abantu bafata ibyemezo mudugudu akavuga ati turabaza ntuzi icyo abivugaho turabaza ntuzi icyo abivugaho hafi kumera nka bya bindi byo mu Ruhengeri mu Bakono ni iki byose hamwe usanga abantu basanzwe bafatira ibyemezo abayobozi urumva ubwo rero nk'uko wari uvuze uti abayobozi iyo bazi ko hari akantu babonamo babikora byihuse bazi ko hari ikintu babonamo bakaba reluctant bagaseta ibirenge ibintu bibaho cyane rwose bibaho ku buryo noneho tubihuje na case study turi kuvugaho abaturage hari barakubwira bati mudugudu aboneka muri weekend hariya mu Busanza nakoze ikiganiro direct aho ngaho nawe ahari yibwira ngo ntabwo muzi mudugudu kandi njye namumenye kare ubwo bari kumviriza hari ukuntu bikora ikiganiro ukabona abantu baguteraniye kuko twagikoreye ahantu inteko yari imaze kubera aho ngaho yari yaje aho hafi bari baje hafi dusurroundinzwe n'abantu benshi turababwira koko tubabwiriramo ikiganiro bagikurikiriye aho kugikurikirira ku macano none barangije tukirangije ngo baratobeshye ariko mudugudu ntandega ndakuzi neze bakunyeretse sinkuzi ngo yazi ko ntamuzi ahubwo nuko ntakwemerera ko uvuga kandi ba boss bavuze ariko iyo nza kukubona mbere yuko bavuga ubu mbwiye nawe numva nyine arabizi ko atavuga ba boss bamaze kuvuga nawe bakiri aho ngaho ku mamodoka yabo ariko twamunenze koko kuko abaturage batubwiye nese abaturage bajya kubeshya mudugudu uva mu mudugudu wo mu Busanza hariya aboneka ni rimwe mu cyumweru muri weekend wenda wibwa iminsi ibiri ya weekend n'umuntu nabonye nyine uraka ari umusirimu agomba kuba ari biza afite ibindi bintu ahugiyeho ku buryo hariya rwose amenye ibyo mu mudugudu we muri weekend noneho mutwara sibo waho byo nakubwira Eric wo nguzi no kujijisha no guhisha ibimenyetso ari we mutwara sibo oya oya pana uravuga Kazungu yo fete Eric ryakunze kuza cyane kubera irya Kimisagara ariko yose naye kuko yazwiho we rero namutwara sibo hari amashumi ngo bisangirira kabyeri none urumva Kazungu yari ishumi yari umujama amutwara sibo bisangirira kabyeri igihe babonye akanya urumva ibyo n'umuturage ubikubwira nese nuko abatarababonye suka batarababonye bya bintu ni binini urumva rero kugira ngo umukobwa umwe atake basanzwe bazi ko Kazungu ari umuseribateri wibana wiberaho basanzwe babona bazi ko indaya zicuruza zijya mu mazu y'abantu bakabona indaya ivuyemo ivuga iti nyamara uyu muntu n'umwicanyi yaranyishe mu nabare abati Kazungu yasohoka akavuga ati apo kiraya nyine cyageze hano gishaka kumpandisha kica ibiciro turaserera byaganiriweho turaserera hano kiragenda kinsebye mutwara sibate hamaco y'indaya akahita avugira umuntu wenyine nyamara umuntu yari yishe undi turabiseka mwana birababaje imikorere iri hano ntabwo ari yo gukirana nta maco y'indaya ngo indaya cyabaye gatatu uwa mbere yaramutorotse agenda yiruka yambaye ubusa n'ibirenge bamuteza utwambaro Kazungu aramwirukankana agiye kumwinjirana mu rugo rw'ahandi yari yirukiye ruguru muri metero 150 cyangwa se 100 nyiri urugo afite afata igiti cy'umwumbati ati yageze hano yatabaje yaje atabaza uranyinjirira mu nzu nguje kukuramo umuntu ngo umugirire nabi turaserera Kazungu arabareba ati nibyo mu nkoze ati kwanza wowe nawe ufite umukobwa ati nawe nzamugirira nabi ati kwanza nizo hene zanyu ziza hanga imwe nzayifatanyirye cyangwa se nyimanike ku giti cy'amashanyarazi ngo urugero rwo kuntu nzagira umukobwa wawe ayo makuru y'ubwawe nta kuntu atageze kuri mutwarasi umuntu usohora amagambo ye mu kanwa nkayo mutwarasi bakayumva akayaboyikota umudugudu akayumva akabishyira aho ngaho uwo ni uwa mbere twa turaporo tw'amaprocedure tw'amaprocess tugira hejuru twacitse intege cyane nawe uri consistent uhozaho hano uvuga ngo wiziritse urakurikirana koko uwa persistent bigera ahantu uwo ni uwa mbere warutubwiye uwo ni uwa mbere uwa kabiri yari yamuziritse arasakuza urumva
arasakuza cyane, baza gutera amabuye. Baje gutera amabuye, uwo wa mbere ariko wirutse yabagezeho agaragaza ko yakomerekejwe ku myanya y'ibanga, yakomerekejwe ku mukondo na hano yamuteye ikaramu. Ibyo ngibyo kwanza gukubita no gukomeretsa ni icyaha ubwacyo gikomeye. Icyo ngibyo bibaho. Wa kabiri arasakuza, baravuza induru, barabyumva bumva ntizisanzwe, ntabwo ari za zindi zijyanye n'ibyishimo. Baraza barumviriza, bumva birakomeye ko kubatera amabuye. Eric arasohoka ngo yiririmbisha ibiswahili by'indirimbo za gospel. Kazungu amaze kuririmba indirimbo za gospel, abate muruze indirimbo za gospel, nta n'icyabaye. Abate ariko mwe muhagaze aho nta kibazo. Bisubiriye, bumva umukobwa arongeye arataka. Bate wapi kabisa, baragaruka. Bati uwo muntu apfira aho ngaho ugira ikibazo. Asohoka nanone ajya kubiyama donc no kubikiza. Wa mukobwa naboneraho asohoka yiruka, yagize igihunga Kazungu, asiga adakinze wandi n'abavamo. Nakubwiye ko ari imiyenzi, wabona aho uca kubyamira kose wanarusimbuka. Uwo uvugwa wirutse yambaye ubusa, oya, uwo ntabwo ari wo wibutse yambaye ubusa. Uwo nawe yirutse uko nguko aratoroka aragenda, nyine aravuga ati uyu muntu ni umwicanyi, mu mucunge. Noneho hari undi wirutse, urumva, ubwo urumva ko ngo yarokowe n'ukuntu yavugije induru, abaturage bagahura bagatera amabuye. Hari undi noneho wamucitse, agenda yambaye, ariko bigaragara ko yarwanye nawe, ariko yambaye mu buryo buri bizarre, ku buryo bugaragara ko ari indaya yahaje. Bya bindi abantu baheraho bajajinga, bavuga ati yo ne wati biragaragara. Uwo rero we yagiye avuga ati uriya muntu ni umwicanyi, kandi ngiye mbonye n'uduhanga. Urumva, uduhanga ukivuga iryo jambo bwaryo mu kanwa kawe, haba hakwiye kwibazwa ngo uduhanga twavuye kuki. Ntabwo ukwiriye none inzego z'ubutasi no kugenza ibyaha n'izi civile zisanzwe zegereye za mudugudu na za mutwarasi aho ngaho bisangiriraga amabiya. Ntabwo ukwiriye noneho kuza ushakisha uduhanga, ahubwo wagombye kuza unashakisha aho utwo duhanga twavuye, sibyo? Cyenda umva ariko byakagombye. Neza uduhanga twavuye, nta GPS twavuyeho, kumba ama PS twavuyeho yiberagamo aho hasi. Urumva ako kantu k'ubushuti bwe na mutwara sibo katumaga habaho gukerensa ibintu, kubinetraliza, kubishyira mu mazi, bigakonjeshwa, biza kurangira amakuru yose apfuye ubusa. Wibuke rero ko hari na case yo kurepinga, yo yanamufungishije. Noneho uwarepinzwe, wafashwe ku ngufu, ntabe consistent muri ya procedure yo gutegereza iminsi bifata, amaraporo biki byose. Urumva Kigali bihugiyeho. Hari n'ikindi kintu ntuza yambwiye muri icyo kiganiro twagiranaga Karegeya, yavuga ati hari ubwo ari n'ubwo umuntu bamugura muri procedure zo kuburana. Umuntu bashaka kumugura ntazagaruke mu kirego. Umugura ari nde? Nyine abantu nyine tuvuga umuntu aragiye akoreza ati nafashwe ku ngufu, ahisa aburirwa irengero. Donc ntakomereze gukurikirana ikirego cye, akamera nk'ugikuyemo, nk'ukivuyemo. Ibyo rero bibaho, kandi bibaho. Ibyo bibaho na cyane ko nyine nka Kazungu, ukurikije background iri kugenda itugeraho, ntabwo ari umuntu woroshye ntabwo ari umuntu woroshye wo kuba yamenya ko ikintu kigiye kuzamukoraho ngo abure kugikurikirana mu buryo cyangwa se ubundi. Aho ni hahandi rero usanga na ruswa ikoza akazi kayo, ikafatisha abantu ibyemezo bitagakwiriye kuba bifatwa. Harangiye wa muntu adakurikiranye nyine, aravuga ati ubwo ibimenyetso birabuze, Kazungu baramurekura, araza yikomereza ibintu, yikomereza ubuzima bwe. Ariko amakenga igo ni iki kiba cyabuze rero, ni ukuba inyangamugayo cyangwa se kugira ubwangamugayo kw'inzego kw'abazikoramo, kuko burya nabo ni abantu. Ubundi no kugira amatsiko yisumbuye ku cyo wakiriye. Niba ubonye amakuru, Vice Mayor ushinzwe imibereho myiza y'abaturage mu mujyi wa Kigali Eugene Martin niwe wavuze ati nta gakuru k'akana kabaho. Uvuga ngo inkuru yose wakiriye wagombye kuyifata ko ari ni ucukumbiye wowe,
umuntu ayikugejeje nk'umuntu ubishinzwe wagombye guhita uvuga uti inyuma y'iyi nkuru inyuma y'aya magambo ambwiye ngiye nkurikiranye nasanga yiki, ukagira amatsiko yisumbuye, ukaba inquisitive, ukibaza ibibazo byinshi nko ku kabazo kamwe, ukagira amasukesitiyo menshi cyane. Niho hari gufatwa rero Kazungu wariwe. Kazungu rero yagiye aradebekerwa biza kurangira akoze ibara nka ririya, yisasira ingogo. Hanyuma rero hari indi story, sinzi niba warumvise ikiganiro Nkotinge Agasaro TV. Uriya mugore bavugisha waramwumvise? Namubonyeho ariko ntabwo wabonye umugore bavugisha ariko ntabwo narangije ikiganiro, namwumviseho gato. Ibyo wumvise nibura wumvise byerekeza he? Ni gato yawumvise none umva aho mpera. Oya wowe mbwira story yawe ushaka kumbwira. Story uriya mugore njye naramwumvise, mfata ikiganiro cya mbere mfata n'icya kabiri, kuko urumva akantu kose kerekeye kuri Kazungu aho ndimo kukabona hose ndimo kukumva, kuko Kazungu kabisa nzakurikirana ibye n'urubanza paka tumenye buri kintu cyose kigerekeyeho. Mu gihe inzego zitaratangaza ibye ubwo nizere ko zizicaye kuri dosiye kabisa, kandi ziyicarire koko, kuko aha kwa Kazungu ushobora kujya kubona ukabona Kazungu ashobora kuba afite abantu yagiye yambura cyangwa se abamwambura ababereye umwenda, ashobora kuba jandika muri ibi bintu abati nura twarakoranaga. Icyo kintu akivuze ribu ntikore nibe Clairvoyant ngicukumbura, ushobora gusanga gutabatabitse muri dosiye, harababigwamo kandi nta n'imikoranire bafite, wenda ari ukabazi gusa cyangwa se bigeze agomba no gusuzumwa niba koko n'icyamuteye guhita yemera ibyaha atabibajijwe. Yaraje kwishyuzwa gukurwa mu nzu, nacyo kigomba kureba. Avuga ati ngiye hari amabana n'abantu n'iyiciye. Ibyo ari ibintu gutyo gusa. Buriya Kazungu yakubitaho dose abatuye twarakoranaga we rwose niwe wanjye. Ubundi suzume yinjire ituzanira uriya mukobwa wabwiraga abakobwa ngo bamusure ngo yararongo. Ariko checking igere no kwa nyirinzu. Ese nyirinzu we wamaze amezi 9 tarajya kureba inzu ye, umuntu atamwishyura we harya, kandi nawe atuye muri Kabeza hariya hatari na kure cyane ngo uvuye ngo ari kure. Mbere nkihagira numvaga nta cyagomba kuba shinjwa cyangwa se abazwaho, ariko nanone wakibaza se gute inzu yawe imiryango yo mu nzu yagiye ayikuramo, inzu ntikorobka, asenisoma hanze amezi 9 wagira n'amatsiko y'inzu yawe hanze ni bibabi by'amajaride, hari igiti cy'inganzamarumbo kirimo ubwoko bwacyo byahungutse bitabarakirengwa birahumira, jaride idaconze, ibintu byose bijugunyanza, ari umuntu uri aho ngaho nyine ahantu nyine ubona ko ari aho umuntu udafite icyo ahitayeho, kibazo aha hantu bite byaho. Ibyo rero na nyirinzu afite byinshi byo kubazwa, atari uko wenda akekwaho ibyaha, ariko nabyo babimusanzeho nabyo byaba ari ikibazo kuko udakurikirana se. Icyobo gicukuye mu nzu yawe, mu gikoni cyawe, noneho ngo yamaze nasanze urugi bararukuyemo, barahasenya aho hantu kugira bacukure icyo cyobo, maze kugira kujyanagamo iyo mirambo akarusudira. Usinzira yarazana umutekinisiye akaruca, akabona kujugunya mundi, akongera akagaruka agasudira, ariko n'uwo wasudiraga nawe yabazwa ibye, uwacukuye hagira ibyo abazwa. Donc hari utuntu twinshi two gucukumbura. Oya utuntu twinshi two gucukumbura two turahari, ahubwo ni nayo mpamvu dukomeza kugira byinshi byo kwibaza. Niyo mpamvu nibanze cyane ku mwirondoro we, kuko we wageze kuri tele wamenye byinshi. Numvise ibyo kuvuga ngo yatunze imbunda akiri umwana, ngo ni umwana wa koroneri. Ibyo byo hari byo amakuru waba warabimenyeho? Narabyumviseho, kubyumva no kumenya ni ibintu bitandukanye. Yego. Gusa nk'uko uwo muryango wabimbwiye uwo nguwo wabuze umusore wabo, kwiga kuri primaire catholique ho hari Remera yarahise. Yego. Ibyo kwiga n'imbunda byo byaravuzwe. Kandi nkurikije imyaka afite, bavuga 34 yawe nabonye yanditswe, ariko bavuga na 35 nanjye simurusha imyaka myinshi, ni umwaka umwe cyangwa ibiri. Nakibuka igihe nge natangiriye primaire nge nayitangiye intambara ikirangiye 94 neza, hari ukuntu
amashuri yahise atangira utamenya ko igihugu kivuye no mu ntambara tatangira urumva nawe wenda ni icyo gihe nawe yatangiriye icyo gihe kari akavuyo ababaga urumva hari na za kadogo nyinshi mu gisirikare hari abana benshi bahungabanye bakiva muri jenoside abana benshi bashaka kwibanira n'abasirikari urabizi ibyo bintu ushobora kuba utabizi wenda utaravukiye mu cyaro ariko ahantu nk'abasirikari bajya gukambika wabonaga abana b'urubyiruko batarashobora kwifatira ibyemezo batoroka ingo bagashaka kujya kwirira umuceri bashaka kwirebera tumugoma tw'abasirikare urumva mu mujyi se niho byari byarasigaye ku buryo umwana ashobora no kuza akaba muri kamp avuga ati ngewe wenda mfite amateka nayo nararokotse rwose amahoro nyabona ndi kumwe n'umusirikare ashobora kuba ari uwo nguwo akaba yanakiyasosiya n'abasirikari bakamwumva akaba yanabatorokana n'imbunda you never know akabafata nka pistola akayitwara ku ishuri mu buryo bw'ubufata byemezo butafatika bwa cyane cyangwa se n'imbunda zitari zakageza control ifatika ugasanga na nyirayo yirangaranye akana babana kakayigurukana ibyo bintu abaza amateka ya kirajya bari muri uyu mujyi bavuga ko rwose abasirikare basaga barafasha ahantu ugasanga bahari nk'urugo ariko nanone babana n'imbunda zabo kandi habamo n'abana ibyo rero bishobora kuba ari bwo buryo uriya muhungu ashobora kuba yaragize access ku mbunda akayijyana ku ishuri byumvikane wenda ni pistol ese ari ikibunda kinini yese ni pistol byumvikane ayo rero n'amakuru agenda tugeraho tutaragira urwego rwo rwose rubihamya hanyuma waruvuzemo ibintu byo kuba ngo bavuga ngo ni mwene koroneri baravuga ngo retired Rwahama yego nta rwego na rumwe rurabyemeza ibyo bintu ashobora no kuba yari twikiraga icyo gihe ko hari abantu benshi nzi bagiye bakora utuntu hano mu mujyi wa Kigali akajya yitira ngo njye mwene afande kanaka uze na munyamakuru uzi wari warasaraje FM yarazengereje ko inzego ariko yangaga imikorere y'inzego zibanze yarazizengereje uramuza ariko aya babo ni mwene afande sinza afande bavuga yakoreye mu burengerazuba bavuga ati ngende mwene afande koko uyu muntu umeze gutya ni mwene afande ari mwene wabo kabisa wamwibutse namwibutse sha yamwibutse ari nundi wari warashinze ikigahano ari nundi warashinze ikigahano ariko kajya akora amanyanga menshi ikigo cy'amashuri kajya akora utunyanga twinshi yabona bashaka kudukurikirana wangende mwene afande kanaka umufande wo muri polisi noneho kandi we nasinzi affinité bafitanye yego ariko ntago ari umuhungu ntago ari umuhungu yaje no icyo kigo cyaje no guhagarara birarangira kubera amafuti ya nyiracyo ariko yego witwikiraga izina ry'uwo mu boss ry'uwo mu afande ibintu nk'ibyo na Denis yashobora kuba muri ibyo bihebye yari yitiriraga gutyo tubibutsa ko atari wowe ibyo nyibyo atari wabyivugiye wenda muri uku gufatwa kwe kuko we tubajije ubuyobozi bwa Kicukiro de ya Kicukiro Antoine yavuze ko twari kumwe muri iyo nteko twese dukurikirana inteko byihuse yavuze ko kugeza ubu umwirondoro we usa nkaho uri fru utafututse avuga ko ari imfubyi buri idafite ababyeyi bombi yego ibyo kuvuga ngo kwa fande kanaka ntabyo gusa nabyo bikimara kuvugwa ntago abantu babirose ntago warota uvuye ngo bwakeye ndose ko uyu muntu ari uko akanaka bifite aho byavuye ashobora no kuba yaraharerewe nkuko nanone bivugwa ibyo nta wabimenya yego hanyuma rero nari ngiye kukubwira story y'uwo mama uko nge nayumvise nge naramwumvise ntabwo nawe ari umumama wafashwe n'imyuka ngo ajye kuvuga ibyo yego hari ku manywa yaciye ku gasaro nakakotinze atubwira buryo ki yari afite umugabo aza kwitaba Imana musigira abana babiri ako yari afite ukuntu abaye habona udufaranga afite ibyo akora noneho biza kurangira Eric Kazungu Denis iryo ngiryo urumva turi kuri kugarukaho cyane kandi ari ry'umwana ashobora kuba yaravukije ubuzima yego Kazungu Denis ashinga ikigo cy'amashuri cya Gardien aho ngaho muri quartier Nyabisindu ewana ngafite uburyo bw'imwigishirize no gukundwa koko ari we nyiracyo ari nawe directeur nyine abana baramukunda afite abana benshi nabo ngabo uwo mugore rero bajyayo
arabakurikirana bamukunda bakadara rwose. Denisi ari umuntu ufite igikundiro n'abana tu, bamwe akajya rimwe baramwizera ababyeyi bakumva mbese kumusigira nk'abana banza yari afite n'irerero hari, kuko ngiwe yabanaga, hari abana bajyaga baza bakamara n'igihe bakiryamira bakumva bari kumwe na mwarimu na diregiteri, donc wowe ubuzima bwe yumvaga ashimishwe no kuba abana n'abana, kandi n'ababyeyi babona ariko akiri Nyabisindu, n'ababyeyi bamugiriraga icyizere bakurikije uko babonaga umuntu abafatira abana, akabona n'umuntu w'umusore mwiza ukeye ufite uburere wize. Aravuga ngo afite niveau ya secondaire, abandi bavanga afite niveau ya kaminuza ya psychologie. Tekereza ko abaye yarize psychologie clinique akaba ari nayo wangiritse. Urumva n'umuganga akeneye muganga. Niyo mpamvu akantu tutanakibagirwa mbere yuko nkomeza iyi nkuru, arigihe twanakibagirwa buriya sosiyete nyarwanda. Uzi ko ikeneye abaganga benshi bafatika bazi ibyo bakora b'indwara zo mu mutwe kuruta n'ab'umubiri. Abantu bameze nabi wa mugabo. Uko ubona dufite bavuga ngo u Rwanda twifuza, politike y'u Rwanda twifuza, itangazamakuru twifuza rijyanye na sosiyete y'u Rwanda, kandi no mu mahame y'itangazamakuru avuga ngo chaque pays sa presse. Buriya u Rwanda ni igihugu cyihariye, ni igihugu cyihariye mu buryo bw'imitegekere, mu buryo bw'imyumvire y'abarutuye, bitewe n'amateka rwanyuzemo. Amateka rwanyuzemo, ikintu cya mbere buri wese utekereza kwiriye gutekereza ko gikwiriye kuba kigize kibana n'abantu umunsi ku wundi, ni counseling. Ubu abantu bose udahungabanyijwe n'ubukungu buzamuka bukagusiga, iterambere ukuntu rigenda riguruka, abantu baracanganyukiwe. Ave ntava muri frame uyirimo se ava mu kiganiro man, urumva n'urampungabanyije ngira ngo ni muri frame bivuga ku bukungu wangu uramenye dukeneye counseling. None wakwita ari amateka akomeye nk'ari ya jenoside, abantu barahungabanye. Wowe wayikoreye warahungabanye, wabirebeye iruhande warahungabanye, wayikoze warahungabanye. Nuvuga ngo hakenewe abantu kubaho bari baganirizwa, bagarurwa muri mudu ya kimuntu. None icyo gihe Kazungu amabara yakoze nayahe? Icyo gihe rero Nyabisindu ubwo ngaho karatambutse ubutumwa bwumvikanye. Aho ngaho Kazungu yareze abo bana biza kugera igihe, ubwo ndi kunaratinga nkurikije ibyo numvise n'uwo mudamu, biza kugera igihe cya kigo aragihagarika, abwira ababyeyi, ubwo ndi kuvuga abwira ababyeyi baho ngaho, ariko nano preciso muhungu wabyivugiye ngo ikigo ngo hari abangenzeho, bakigenzeho nyine bashaka kugihirika. Ati none na dadi yavugaga, ukurikije ukuntu uwo mudamu nyine, niyo interview narabajije numva byaragoranye kuyifata, kuko yabanje kubyanga akubiza kurangira, yumvishijwe buryo ki yafasha sosiyete, atanga ikiganiro. Ariko ukurikije ukuntu yagendaga atsinda iriya nyubako yuriya mu boss nyine, byumvikanisha ko ari we, ariko ntabwo we yamuvuze mu mazina ye. Yaravuze ati na dadi yavuze ko rwose icyo kigo kiri ahantu habi, cyangwa se ahantu umuhungu waba hamusebya atari sawa. Aravuga ati bivemo wiyizire. Ikigara gifunga, ngaragenda ajya kuba muri iriya nyubako hariyo mu Busanza. Oya, iriya nyubako ndende ya hariya ihitirirwa wa mu boss twavuze rwahamanye. So hazi se habona, ariko we ntabwo yahavuze, ubwo. Ariko ngiye nkurikije ukuntu yavugaga location, akavuga ati na papa, ati ko yavuga gutyo, ntabwo namenya koko niyo ari umuhungu we cyangwa atari umuhungu we, gusa yavuga ati ndi umwana wa boss nyine umubakire. Umuhungu aragenda, ikiga kivamo birarangira, ariko akomeza kuba in touch n'abana bafite ababyeyi bamwizeye koko. Uwo rero yari ku ruhembe rw'imbere mu bamwizeye, umuntu wari waratakaje umugabo we, abona babonye noneho umuntu umwigishiriza abana, abigisha gukina umupira, ibintu nk'ibyo ngibyo, ababa hafi tu. Yakomeje rero kuba hafi na Denis Kazungu. Biza kurangira ba bana be, umutoya
yisanze mu kigare cy'abana banywa ibintu by'ibiyobyabwenge, ibimogi, ibitabi bisanzwe n'ibimogi byose bivangavanga, imico irahinduka, umwana arahinduka, arangirika. None hatakira Kazungu avuga ati wa mwana ndabona yananiye, afite kuba anywa ibiyobyabwenge, nanjye mbwira kazananyica, mbese ni bibi pe. Ati none ati ndaje, ati muhana. Uwo ni Kazungu uvuze atyo. Araza, ahageze aramukubita. Ngaramukubita ariko hahandi iyo biza kuba ari muri ibi bihe ukubita umwana wundi nyirawe akaba yatanga ikirego, yari kuba ko yaramukubise ababirebera iruhande na nyina, kubera ko nawe abyibaza hari kuko yabona umwana yamunaniye yatangiye kumwiyobyabwenge, aravuga ati ubwo ari Kazungu bikoze wahoze aturerera we nta kibazo. Ariko ababireberaga iruhande bavuga ati umwana wanjye bamukubise gutya nubwo yaba ari afite ikibazo, yakubise nk'uwica, yamukubise nyine arakomereka azana imihirihiri. Ariko aramubaza aho bati buriya Kazungu azikurira, ni buriya nyine aramuhanye tu ntago azongera. Izo nkoni zamufashije gutuzaho gakeya, nyuma y'igihe harabyongera. Arahamagara Kazungu uwo mugore, avuga ati nanone yananiranye. Araza ati noneho ndaza mwiyegereze. Araza ajya kumureba, amugezeho aramubaza ati se mujyanye nkamumara n'icyumweru cyangwa se bitatu hari ikibazo? Urumva umubyeyi yaramwizeraga ati nta kibazo, ubwo wamumfashiriza tu. Umwana aramujyana, Kazungu aramujyana. Ubwo Kazungu yaraje mu Busanza, urumva umwana aramujyana. Umwana amujyanye yaranywaga ibiyobyabwenge nyine yarangiritse, abanza kubana na Kazungu aho ngaho, urumva. Nyuma y'igihe umwana ava yaratoroka araza. Yatorotse ate? Umunsi umwe Kazungu yagize umushyitsi w'umukobwa w'icyuki nyine, atuma uwo mwana ati genda unzanire Mitsingi. Amuha amafaranga 1,200 ubwo nyine Mitsingi naho yari igeze. Umwana yaragiye utagaruka. Ataragera mu rugo, ubwo Kazungu yaramushakishije, wenda aramukurikira aramubura. Ataragera mu rugo, Kazungu ahamagara nyina ati umwana ko namubuze ntawe urakugeraho. Nyina ati ntawe, kandi kuko ntiyakamugezeho. Ati yanorotse, ati namushakishije namuza, ariko byanze bikunze araza. Ati kandi ataje twakeka ko ubwo ngubwo wenda yatinye ko naza kongera kumufata. Ariko ubwo Kazungu ubwo yamubwiraga gutyo akurikije ukuntu yaramubaniye. Ati iki cyana kinciye muri humye. Kinciye muri humye. Ntanakisha nibura wenda n'amakuru gitwaye. Amakuru kirayatwaye. Numva harayo cyabonye uko yicaga abantu, uwo mwana yarabibonye byinshi ko yashatse kumufata ku ngufu akumutinga ko yari umuhungu. Ibyo Kazungu yabyibajijeho. Ubwo sahamagaye nyina nko mu masaa 5 z'ijoro. Umwana amugeraho, agera kuri nyina. Ageze kuri nyina ahagera yahahamutse nyine, arumva ati wowe ati ugafata ukanyohereza kwa Kazungu, atari kubundi bamwizeyemo iki? Ubwo umwana ari gushaka kubara story, ariko nyina we yishizemo ko yabara story atayibara ari kugira ngo yamwangishe Kazungu, atazongera no kuza kumusaba, atazongera kujyayo mu kugira yikomereza uburara bwe nyine. Ati Kazungu n'umwicanyi. Ati iki cyanjye shaka kunyangisha Kazungu, urumva. Ati ndabizi wowe uri bandi, ni wowe nikuteye, ni uwo nguwo, ni wowe nzi imbere yuko ugenda, ubu ni wowe ugarutse muri ubu buryo. Ati kugira ngo byumve, ubwo ndi kurezima ibyo numvise. Ati kugira ngo byumve ngiye Kazungu wongeye no kumwizera ugashaka ko nongera gusubiriwe. Ati nahita nitera icyuma nkahita mpfa ngewe, ariko ntagiye kongera kuba muri management ya Kazungu. Nyemiki ati ubwo uzi ko ari umuntu, ati uzi ko cya Kazungu ari igisasa. Noneho we na mukuru we, nyina n'umwana we mukuru, nakubwiye ko uwo mwana we yari umutoya mu bana babiri. Ati genda vuga aho ngaho nta isebya Kazungu. Bashaka kumwima ijambo, bati noneho mudashaka no kunyumva mubireke. Ariko icyo mbabwiye cyo ntimushaka kunyumva, ariko ubundi namwe kwanza kuba mudashaka kunyumva namwe reka mbatoroke nigendere. Agatima karaza atereka yewe tumutega amatwi. Tega amatwi ati uzi ko cya Kazungu ari igisasa, tuko yica abantu. Ati uzi yuko buriya yambwiye ngo ni inkuremo imyenda, ati ndayikuriramo iki, ati noneho
ati nyikuramo, ati we yikuremo nta kibazo, ati nyikuyemo, ati hena, ati akuramo ibintu bye abishyira ati ndashyira mu kibuno, abishyizemo arataka, umwana arataka agwa nkahariya. Kazungu aramukaruma, ubwo ashaka kumutinga, aramukaruma, ubwo mwana bagize story gutyo. Kore nyina kumva ibyo bintu se Kazungu akabihuza bikanga guhura. Urumva? Kazungu gufata umuhungu ku ngufu, umwana ku ngufu. Ubwo Kazungu yahise amukaruma, ariko akomeza kumwumvisha uburyo ki agomba donc atangira kumuprepara mu bwonko ngo azabyemere. Umwana ubwo mu gihe cyakurikiye yakomeje kumuprepara ngo azemere amutinge nyine. Umwana ariko nawe kuba yakatabishaka watangira gutegura umuteguro wo kumutoroka. Ari nakagenda abona umubare w'abantu aririza aho ngaho, kandi ngakabicisha umuhoro yashyiraga mu mucanga. Ubwo hari n'umucanga agenda akacomekamo akahanaguza amaraso, akongera akawucomeka mu mucanga akawucengezamo. Umwana ibyo bintu arangirika, ariko noneho we yifitiye umutwe ati nzagutoroka. Igihe cyarageze rero amutumye aramutoroka. Ya mafaranga yamuhaye ntiyayarya cyangwa yategemo. Avuga ati mama ashobora kuba nta n'amafaranga afite, yayagiranye mu rugo aho ngaho icyo gihumbi na. Umwana ati Kazungu ati ziko yica aba, arengeje ahubwo arenze ku by'ubutinganyi, agiye ku by'ubwicanyi. Ati Kazungu n'umwicanyi, ati uzi ko yica abantu, ati n'umwicanyi, ati rwose, ati njya numva abantu bataka, ntago abica mbareba ariko abica bataka, ati nkabona azanye umuhoro, ati akabica, yarangiza akasubiza wa muhoro akawuhanaguza mu micanga, yarangiza akawucomeka mu micanga. Ibintu arabyumva kubihuza biramunanira. Noneho ariko nanone akahurura kuko akumva umuntu azi uri janti. Noneho we yavuga ati umwana wanjye kumwita asanga ibiyobyabwenge byamubanye byinshi. Ubwo byamubanye byinshi ibiyobyabwenge. Ubwo arashaka kumunyangisha kugira ngo nanjye Kazungu ku rwego rufatika. Atazi ko yashingiye umwana we. Utazi ko yashingiye umwana we yamushingiye umutinganyi. Story ni ndende ku buryo ngo hari n'umuntu, story ni ndende uze ko hari nibyo batashizemo, bambwiye mu gikari ba nyiri kuyifata. Ariko byumvikanisha ko Kazungu ari umuntu wari ufitwe amakuru n'abantu batandukanye, ariko ntakurikiranwe uko yagombye kuba yarakurikiranwe. Haje kurangira rero nabo batunguwe n'iriya nkuru y'ukuntu Kazungu yisha abantu. Bayumva mu makuru baratungurwa, uraza kubyiyumvira ubwo nguteye amatsiko nyine n'abantu baze kucyumva, kuko nabyo kutacyumva kandi kiriho nabyo si byiza. Yego. Byarangiye wa mwana ababwira ati twimuke tuva aha hantu, ubundi Kazungu azaza kumfata ku ngufu antware cyangwa se ntiyangirire nabi. Byarangiye Kazungu akomeje gukurikirana, ubwo aha hantu barahimutse bajya handi. Ubwo wenda Kazungu yarahaje arababura, atangira gutegera abana mu nzira, cyane cyane wa wundi mukuru yarigaga amutegera ku ishuri. Hari ukuntu yamwigobotoye bitewe n'umuntu bahise banahahurira ako kanya, yamwigobotora. Undi Kazungu ko yamushahaga aramukurikira, umwana arirukana mugenzi we, barakatakata Kazungu arababura. Barabucika, ariko ubwo yashaka no gutwara na wa wundi mukuru ko yabuze uwa mbere. Noneho ubwo umwana mukuru yageze aho bamwohereza kwa nyina kuri mu cyaro, wa wundi wangiritse nyine mu cyaro, naho hageze akora ikiganga cyo kunywa ibitabi, biza kurangira agarutse kwa nyina. Ariko ari nabwo bahise bimuka bava mu nzu Kazungu agomba kuba azi, bajya mu yindi. Ariko finaroma kubera ko umwana yarangiritse, byaje kurangira nawe aburi irengero. Ariko aburi irengero yacucuye utuntu two mu nzu aradutwara. Yagiye nyine badahare, atwara ibintu byo mu nzu bya nyina na wa murumuna we na wa mukuru we. Umwana bamuburamo batyo, nabo batangiye gukeka ko yashobora kuba yarahuriye tanze ni place w'inotre na Kazungu, agahita amurangiza kubera ko yamutorokaniye amabanga, nta wamenye. Ariko umwana yarabuze, hashize amezi, banza yarabuze mu kwa mbere, aya mezi nyine y'uyu mwaka tugeze mu bwo amaze yarabuze. Ariko urumva n'uwo mwana nyina yarizeye ngo Kazungu, urumva n'undi mwana n'undi wundi. None se Jero, uyu Kazungu wari mwarimu wakeye abana. Kazungu umva ufite background itagize ikitwaye. Hari ikintu baba baramenye kijyanye no kuba nk'impinduka zamubayeho ugukuka. Amakuru se kaza acuracuretse araza tugeraho mu buryo bumwe cyangwa se ubundi.
ariko ibivugwa se ibivugwa nyine hari ibyo numvise bavuga ko ashobora kuba yaragiye no kuba i Rubavu akaharongorera n'umugore amukunda, ariko uwo mugore kubera ifaranga ry'umukongomani riba riri hariya rivuza ubuhuha, ubwo abakongomani ngo baramwikundira bamutwara urumva umuntu iyo bagutwaye umuntu ushobora kuba batari baranasezeranye nyine bamutwaye umwana umugore we, ngo ibyo bishobora kuba byaramuhungabanyije, biramuhungabanya niba nta dega yakoreye i Rubavu agaruka mu mujyi wa Kigali agomba kuba ashobora kuba nacyo kiri mu bintu byamuhungabanyije. Ibyo ni ibivugwa, niba yanahabaye nabyo ni ibishakirwa amakuru. Nakubwira inzego zibifitiye ubushobozi amakuru nazo ntizayapfusha ubusa kuko nta munyagara w'agakuru. Oya ntawubaho. Nta munyagara w'agakuru cyane cyane mu bihe nk'ibi ngibi. Ubu rero nge ndizera ko RIB irimo iragenda icukumbura akantu ko kandi igihe nikigera ikazatangaza amakuru akuraho impuha ziri kuvugwa kuri Kazungu, umwe avuga ukamwumva uko amuzi n'undi avuga. Ndizera ko n'umubare bari kwakirira w'abantu bakeka ko ababo babuze ku bw'ibikorwa bya Kazungu, ndizera ko uwo mubare nawo uri kugenda ubageraho. Ntibakicarire ariko bakagombye wenda kuba baratanze amakuru avana urujijo mu bantu, wenda bakaba barashyize hanze nk'umubare w'abantu cyangwa se umubare w'agateganyo nk'uko batangaza iby'agateganyo no mu matora. Bati by'agateganyo turabona Kazungu ashobora kuba yarisha abantu abana, kariwo societe umubare, kariwo mubare societe ibigenderaho aho kugira ngo azanu ariko izasubiza ibibazo by'ubuzima bwa Kazungu kuva avutse kuko ntabwo babiyoberwa n'ibishoboka. Kuva avutse aho yize, uko yatangiye gushakisha amafaranga, aho yarerewe, ibyo byose bivugwa by'uwo mu retired afande, ibyo byose bakabimenya uko yize, izo mbunda zivugwa yiganaga, uko kuntu yazikangishaga abantu, ibyo bintu byose tukeneye kubimenya. Ayo mapasiporo yose yagendagamo za Kenya, aho byose tukeneye kubimenya, tukamenya ngo uyu muntu cyangwa se ni umurwayi bamujyana Indera babanze basuzume mu mutwe, kuko iyo basanze n'undi wari usanze urwaye gukurikiranwa biba bibaye imfabusa, byarakozwe n'umuntu utari we, utari umuzima. Urumva rero haracyarimo byinshi byo kwibaza. Natwe tukigenda tugira dushakishiriza amakuru. Ikintu wera nakubwira tunasoza nuko nanjye nticaye ubu ndimo nashakisha nimero hasi hejuru y'umwe muri bari abakobwa wasimbutse urupfu kwa Kazungu, kandi ninyibona nzabona iya nyaya pani byo kuvuga ngo umuntu ngashije gutwika uwo muntu nimubona ndimo kuyihiga, ndimo ndayishaka. Wa mukobwa watorotse Kazungu ni kumubona ahantu hagiye hatandukanye. Oya panongo umuhimba ndimo ndashaka uwa nyawe ku buryo rwose nyine hatarase buriya bintu mu itangazamakuru ntabwo bishobora kuba ibyaha. Ibiheze kuzana umuntu w'umuhimbano birani ibyaha. Ntwese ntabwo wabonye nka mutipe aho ndi umupfubuze wizanye kuri karango ngo ngewe ngo nige wapfubuye Muhanga wese byaramuhiriye. Ntabwo ibyo ngibyo kandi ibyo ngibyo bikora abantu baba imbesire. Nta muntu muzima ukwiriye gukora ibyo ngibyo. Nanjye kandi sinajya gutunga mikoro ntarabona fact zuko ibyo bintu ngiye kuvuga ari wowe koko. Oya nibyo kandi ibintu byo gutwika ntabwo twebwe ibigwi mwakora akomeye ari n'umutekano utabira politike na diplomasi, ntabwo tuzana ibintu by'ibyo. Oya nta mpamvu yo gutwika rega, nta mpamvu yo gutwika se twika ibiki. Oya twebwe ko dutanga amakuru dutanga amakuru. Jero reka mpinira ahangaha kuko ndabona ikirere nacyo kiba kitoroshye. Turi mu bihe byacyo, ndabona kiri mu bihe byo kutwiyereka. Twashyaga abantu ntibiyorosaga. Cyakora ingaruka zabyo cyakumva nkumva icyaka kiraje ari kici. Nibyo reka mpinira aho ngaho. Gushimiye cyane kuba wemeye kutuganiriza nk'umwe mu banyamakuru bageze kuri tele, by'umwihariko kuba ufite ibyo wabonye, ibyo waganiriye n'abaturage, hari icyo bivuze. Waba waramenye icyo yakoraga mu buzima busanzwe ko numvaga bavuga ngo akora mu mujyi? Ibyo nabyo ntibyavuzwe. Byavuzwe ariko kugeza ubu igihe yabaga hari mu Busanza nta muntu wigeze amenya ngo Kazungu yakoraga iki. Babonaga agenda nk'umusirimu akagaruka nk'umusirimu akagarukana n'abasirimu akinjira n'abasirimu ntibabone basohoka cyangwa se batabaje akaribo babona. Ariko Kazungu kugeza ubu nta kintu yakoraga usibye ibyo ngibyo kuvuga ngo yigeze gushinga
ikigo cy'ishuri nacyo kikaza gufunga. Mm. Ibindi yakoraga ni ibingibi bihuzwa n'ibyaha yakoraga gusa, kuvuga ngo wenda yacuruzaga ibyo bice by'umubiri by'imibiri y'abantu, bivuze ngo n'ubwo bucuruzi ni ibyaha ubwabyo. Hakwiriye gushakashakwa rero iyo shene yose ikaranduranwa n'imizi, niba koko ari bwo bucuruzi bwakorwaga butemewe. Ibyo byose ntabwo yaba yarakoze ari umwe, uko byamera kose. Hari n'abahanga bavuga bazi iby'umutekano, bati umutekano wo mu mutwe n'umutekano usanzwe bafite atache kuri security, bati ntabwo umuntu nkuriya ashobora gutinyuka kumva ku bwonko bwe bwa prepare igikorwa cyo kwica abantu umwe, babiri, batatu, bane, batanu mu bihe bitandukanye, ngo umuntu ngazabyikoresha ari umwe. Hari ira foto turi kubona isikiraniye mu makuru amenye, wenda abantu wayeretse bavuga ati niwe turamuzi. Hari ikintu buriya ibi bintu tuba dukora ntabwo biba bikorerwa mu mwobo nk'ifuku. Yego, ntabwo ibya yafuku ngo nanzi kubyina nuko mbyinira mu mwobo. Inzego zibifitiye ububasha zibonye atari yo koko za dekaraza bati iyo foto muri gukwirakwiza siyo, murimo urakwirakwiza ibihuha. Yego, kandi uwayitangije nawe ntabwo yahimbye ishusho y'umuntu. Ntabwo wapfa kwifata ngo uhimbe ishusho y'umuntu. Ujya ubona ko hari ukuntu ushaka gukora ngo thumbnail ndumva abantu badukurikira bayizi, iriya shusho isa nk'aho ari imbara nkuru mu buryo bw'ishusho, hahandi uyireba ukavuga isa nk'ikubwira ibikubiye muri iyo video. Wajyagiye kuyidetayira muri kariya gafoto. Ubundi ibintu dukora, iriya foto dukora na titre biba bigaragaza imbere harimo icyari, ujya muri agasanga nta kirimo, bitewe na thumbnail wakoze cyangwa se na titre wabihaye. Ariko mu by'ukuri kuri twebwe tukora ibintu tuzi neza ko tutagamije gutwika ibintu, tuba twagerageje, tuba twakoze ifoto irimo inzego zose twavuze, nk'ubu twavuzemo RIB. Uze ngute tutashyiramo mu ofisiye wa RIB, ushaka washyiramo Ruhunga Janote, ushaka washyiramo umuvugizi, cyangwa se ugashyiramo ikirangantego n'imodoka ya. Hanyuma rero iriya foto ibaye atari yo inzego ziri gukora ubushakashatsi cyangwa se investigation kuri uyu muntu zaba zavuze ati ntabwo ari iyo ngiyo, ntabwo ari yo, byabaye kanze bikunze rero niyo, ko abantu baranamuzi. Yego, kuko n'abahariya ubwabo bazisuraye nta wayihakanye. Hari n'ikiganiro twakoze ndi kumwe ntabwo twari kumwe, ariko twari kumwe aho ngaho mu nteko, agiye kuvugisha umuntu wari umaze kuvuga ko amuzi, aramubaza ati se uramuzi neza? Ati ndamuzi, nkwereke ishusho nyereka ko ari we. Arayimwereka, bati ni uyu nguyu. Noneho rero tuganirize, wari umuzi ute? Urumva rero niyo. Ariko ntabwo nyemeje nk'ufite urwego ahagarariye. Oya, wiyemeje nk'ufite amakuru. Okay, so jero reka mpinira ahangaha, byinshi ngira ngo wabivuzeho, ibyo utavuze burya haravuga ko yavuga siko kuyamara. Ntabwo twayabara yose ngo tuyarangize. Reka twizere ko abakunzi ba Ibigwi ndetse na Jaras Official TV mu bihe bitandukanye tuzakomeza bakurikirana iby'iyi nkuru, tukababwira umucyo kuri yo. Wakoze cyane. Wakoze nawe Jaras. Dufatikanye kuha abantu inkuru zitari impuha, kandi dukora ibishoboka byose. Ndizera tuvugana umunsi ku wundi, wowe amakuru uzamenya uzadusangize, nanjye umenye yandi yisumbuye, tuyasangizanye ku bw'inyungu za societe. Amen. Akindi se twarenza? Nta kindi uretse gusezera tunashimira Fisol uri kuri kamera ebyiri. Mwakoze cyane.